Yes, reka tubasuze kandi tubifuze kugubwa neza mweshe mukomeje kugenda mwibana natwe muri gahunda z'amakuru abagiye atandukanye, amakuru ari kuvuga mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'ahandi hose ku isi. Tukugeza amakuru ari kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, amakuru abari kugenda rwose agaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, by'umwihariko amakuru y'imyidagaduro. Namuhoranye Felix ni DGP wa polisi cyangwa se umuyobozi wa polisi ushinzwe ibikorwa. Yaganiriye rero n'abapolisi 320 bagiye koherezwa mu butumwa bw'amahoro muri Central Africa, mu gihugu cya Central Africa rwose cyangwa se Central Africa Republic. Niho aba bapolisi 320 bagiye koherezwa mu bikorwa byo kucunga se cyangwa se mu bikorwa byo kurinda cyangwa gucunga umutekano w'ibikoresho bya Loni cyangwa se abayobozi muri rusange bo mu gihugu ndetse n'abaturage. N'abapolisi 320 bagiye koherezwa. Ibi rero turi kubabwira bikaba byarabaye ejo ku itariki ya 21 rwose nibwo byabaye, aho CP cyangwa se aho umuyobozi wa CCP Celeste Kalisa uyoboye batayo y'ijana igizwe n'abapolisi 150 ndetse na CP cyangwa se Chief Superintendent of Police Dari Rwanyindo uyoboye rwose batayo yitwa Rwapfo akarongo kabiri, baganirijwe n'umuyobozi wa polisi ni DGP Namuhoranye Felix, aho yabaganirije nk'abayobozi cyangwa se aganiza n'abapolisi bose muri rusange. Aba bakaba bari babahagarariye nk'abayobozi ku myitwarire bagomba kugira hariya mu gihugu cya Central Africa, aho bagiye gukora ibikorwa byo kuba barinda umutekano. Abapolisi rero 320 mwumvisha tubabwira ko bagizwe na batayo ebyiri. Ari batayo ya mbere igizwe n'abapolisi rwose 180, niyo bita Rwapfo kabiri, kabiyobowe na Chief Superintendent of Police cyangwa se CCP Dari Rwanyindo. Iyi ngiyi rero ikaba iri buze guhaguruka kuri uyu wa gatanu, aho iri buze kwerekeza rwose hariya muri Central Africa mu bikorwa byo gucunga umutekano. Baragenda basimbura abagenzi babo bari bamazeyo umwaka. Barajya mu gace bita Koga Bandora niko gace bagiye kugenda barikoremo ibikorwa byo kuba barinda umutekano. Ni kuri wa gatanu, ubu ndizera ko rwose barimo baranahaguruka cyangwa se bari buze guhaguruka ku masaha y'igicamunsi. Bata ya kabiri rero igizwe n'abapolisi 180, kabiyobowe na CCP Celeste Kalisa. Iyi ngiyi rero ikaba izarinda mu gace bita Bangoyi, akaba rero rwose iyi ngiyi izarinda aba bapolisi 320 by'umwihariko muri rusange, bakaba barinda n'abayobozi bagize PCU cyangwa se abayobozi ba Loni ndetse n'abavugizi ba Loni hariya baba barizwa muri Central Africa, ndetse n'ibikoresho byifashishwa na Loni mu kuba bafasha abaturage ndetse bakarinda n'abaturage ba Central Africa muri rusange. DGP rero Namuhoranye Felix akaba agiye atangaza ibintu bigiye bitandukanye, abwira aba bapolisi rwose ko bakwiye kuba bagira imyitwarire myiza ndetse bakaba n'amakemwa. Yagize ati imbaraga n'umwete mufite bizakomeze bibarange guhera mugeze mu kazi mugiyemo kugeza mugarutse. Ibibazo byose muzahura nabyo muzabyihanganire, nibyo bizatuma mukora akazi muzahabwa kandi mukagakora neza. N'amagambo CP Namuhoranye Felix yakomeje kugenda atangariza rwose aba bapolisi, ababwira ko imbaraga n'umwete bafite bikwiye kubabera rwose intwaro ya mbere, ndetse nta muntu n'umwe ukwiye kuba yagira ubwoba, kuko ngo nibyo bizatuma babasha kuba bakora akazi neza. Yongeye ati iyo umuntu agiye mu butumwa bwo kubungabunga amahoro, ntabwo aba agiye nkawe ubwe, ahubwo aba atumwe n'igihugu. Ni nayo mpamvu icyo akoze cyose kigaragara mu izina ry'igihugu kandi kikanagira ingaruka ku ruhande mpuzamahanga. Niyo mpamvu mugenda mwambaye imyenda iriho ibendera ry'igihugu. Mugomba guhora muharanira ko rizamuka, kuko bihesha ishema n'isura nziza igihugu cyacu. Ni ibintu yakomeje kugenda rwose abatangariza bijyanye no kuba ngo bahesha ishema igihugu
ndetse bakakamenya ko kuba bariyo batariyo ubwabo ahubwo bahagarariye igihugu, bahagarariye miliyoni zirenga 11 zituriye abaturage b'igihugu cyacu cy'u Rwanda, bityo ngo icyo babasha kuba bakora cyose nk'ikosa kibarwa mu izina ry'igihugu. Ngo ni nayo mpamvu rero bambaye imyenda iriho amadarapo y'igihugu cy'u Rwanda, akaba ari rwose ngo ni nk'abavugizi cyangwa se nibo bambasade baba batumwe kubungabunga hariya ubutumwa bw'amahoro. Yabagiriye inama yo gukora neza kandi bagakora kinyamwuga kuko ngo ari byo bizabageza cyangwa se bizabahesha intego zabo. Ati dufite ubuyobozi bwiza buzi neza impamvu muba mugiye muri ubu butumwa. Murasabwa rero gukora akazi neza kandi kinyamwuga. Murasabwa kuba aho mugomba kuba kandi mukahabera igihe kandi mukahakorera icyo mugomba kuhakorera. Ibi ni mubikora gutya rwose muzaba mukomeza gukora kinyamwuga. Ni ibintu yakomeje kugenda atangaza ababwira ko kuba bagiye rwose igihugu nicyo kibateranye cyangwa se nicyo kibajugunye, ahubwo baba bari igihugu kiba kibafata nk'abaturage b'u Rwanda, nabo abari nk'abambasade rwose nk'uko mukomeje kugenda mubyumvira mu magambo yakomeje kugenda avuga. Ati bakwiye kuba bagaragaza ko igihugu cy'u Rwanda ari ntamakemwa ndetse n'abaturage babo ari abo kwizerwa. Ati igihugu ntabwo kiba kibateranye, ati ndetse kiba kikibareberera. Yongeye ati umuntu wese uzagaragaraho imyitwarire mibi ntabwo azihanganirwa. Murasaba kwirinda amagambo atubaka, mukirinda inzoga n'ibindi bibi byose kuko ibi iyo byivanze n'akazi ntabwo kagenda neza. Ni ibintu rwose akomeje kugenda ababwira, bereka ko badakwiye kujya mu bibashuka cyangwa se mu bibarangaza, ahubwo bakwiye kumenya ikibajyanye, bityo bagacunga rwose umutekano kuko aba ariwo ubajyanye, bakirinda inzoga ndetse n'amagambo ngo atubaka ko ashobora kubateranya n'abaturage bahariya mu gihugu cya Centrafrica ndetse n'ibindi bikorwa by'urugomo bakongomba kuba babyirinda, ahubwo bakamenya ngo icyabajyanye ndetse akaba ari nacyo rwose babasha kuba bakora. Tubibutsa ko abasirikare rwose bagiye mu butumwa bw'amahoro mu bijyanye no kurinda amahoro rwose hariya muri Kago Bandodi cyangwa se muri Bangui. Aba bazajya muri Bangui cyangwa se ibato igizwe n'abasirikare 150 ikaba izagenda kuwa gatanu w'igitaha. Ngayo nguko rero ibiri kubera muri Centrafrica cyangwa se Centrafrica Republic. Ngibyo ibyo abasirikare bagiye kujyayo b'u Rwanda gucungayo umutekano. Ukomeza kugenda ibana natwe, ukomeza kugenda umenya amakuru bagiye atandukanye ari kuvuga mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'andi hose ku isi, amakuru y'imyidagaduro ndetse n'andi makuru nk'aya politike n'ibindi biba bigiye bitandukanye. By'umwihariko tukugezaho amakuru y'imyidagaduro. Bashe gukanda subscribe tugushimira, wowe utarayikana tugatikana n'iryo jambo ritukura ukore kukazogira notification yacu ije ikugeraho ku gihe, bityo uba mu bambere mu kumenya amakuru kugenda acaracara hirya no hino ku isi. Twarabasedanyije ntituzahwema kubikora tubifuriza ishya n'ijwi mu mirimo y'itandukanye, imirimo y'amako mari kugenda mwikorera hirya no hino.